tekereza gukanda video kuri YouTube ngo urebe ukabona itazigera irangira ubuzima bwawe bwose. Ese wakora video ifite imyaka 140? Hari uwayikoze vuba. Umuntu utaramenyekana neza yashyize video kuri YouTube idasanzwe cyane, si filime, si dokumenteri, si muzika, ahubwo ni amashusho y'umukara gusa. Ariko ikintu cyatunguranye ni uko iyi video ifite igihe kingana n'imyaka 140. Ese ibi ni urwenya cyangwa se ni ikosa rya YouTube cyangwa n'ubutumwa bufite igisobanuro gikomeye? Iyo video ifite amasaha miliyari 1,234 n'ibihumbi 567 n'amasaha 330. Ayo masaha yose abanye n'imyaka 140. Niyo video ndende cyane igeze gushyirwa kuri YouTube mu mateka yayo yose. Amashusho yayo ni umukara gusa, nta majwi, nta magambo, nta muntu ugaragara. Mwanditsi wawe ntigeze asobanura impamvu yayikoze, ntacyo yavuze ku ntego yayo, ariko YouTube yemeye iyo video yayihananuye kandi abantu batangiye kuyiganiraho, kuyireba, kwibazaho byinshi. Bamwe bavuga ko ari igerageza ryo kurebaho ubushobozi bwa YouTube bugera, abandi bavuga ko ari ikimenyetso cy'uko internet ishobora kwakira ibintu bidafite aho bihuriye n'ibisanzwe. Gihe ku gitekerezo cyanjye, iyi video ntabwo igamije kuyireba yose, irerekana ko muri iki gihe igitekerezo kidasanzwe gishobora kuba kinini kurusha content irimo byinshi. Isomo rikomeye cyane ku bakora content: ntibisaba kamera ihenze, ntibisaba editing ikabije, bisaba igitekerezo gitandukanye n'ibisanzwe. Iyi video itweretse ko YouTube atari aho gushyira amashusho gusa, ahubwo ari ahantu abantu bashyira ibitekerezo byabo n'ubutumwa bwabo uko babishaka. Niba umuntu ashobora gukora video y'imyaka 140 kandi y'umukara gusa, wowe se kuki wagira ubwoba bwo gukora channel yawe? Ese wakanda kuri iyi video ugatangira kuyireba cyangwa urumva ari urwenya rudafite umumaro? Siga igitekerezo cyawe muri comment. Niba ukunda inkuru zo kuri YouTube n'abantu badasanzwe, kanda follow, subscribe na like kandi ugaruke kuko inkuru ikurikira iragutungura kurushaho.